Alice byaramucanze biramuyobera buri cyakora aho yari ari gukubura abarabyihoreye ahita ahamagara Mugwaneza nawe yari inshuti yabo bakundanaga yabaga muri groupe babagamo ku ishuri ndetse mbega Mugwaneza nawe yari nk'umuvandimwe wabo maze Alice aramuhamagara. Alice alo Alice kutitaba. Alice nawe yatinze kwitaba nawe byasaga nkaho amarezo atari gufata neza ariko bageze aho baravugana. Alice urabizi neza ko Gaju yashatse kwa Samson atwite amaze amezi 8 amaze hafi amezi 6 yose ashatse none arampamagaye arantabaza aravuga ati mbigenze nte ko mbona ngiye kubyara kandi maze amezi 2 yonyine nshatse rwose mbabarira umbwira ukuntu turi buze kumufasha. Urabizi Gaju yari inshuti yacu ariko nta yandi mahitamo yari afite yagombaga gushakana na Samson. Alice mu gukomeza kubwira Mugwaneza gutyo yagiye kubona na telefone nawe yavuyeho. Mu kanya gato kari gashize Gaju yarongeye ajya hirya ku ruhande gato noneho yitarura urugo ahamagara Alice kugira ngo amusobanurire icyabaye amusobanurire ukuntu byagenze kugira ngo nawe abone uko amugira inama. Ati Alice urabizi uri inshuti yanjye ibintu byose nanyuzemo ubuzima bwose nanyuzemo urabuzi no kugira ngo ntwitinda nabyo urabizi no kugira ngo nshakane na Samson urabizi rwose ndagira ngo umbabarire rwose umfashe urebe ukuntu nava muri iki kibazo. Urabizi nanone nanjye si amakosa yanjye ariko namwe kuba mwarambwiye ngo nshakane na Samson namwe si amakosa yanyu byari neza mwashaka ko ngira mu buzima bwanjye ariko rwose mumfashe. Ariko Gaju byakugendekeye bite? Sinzi niba wabona umuntu cyangwa se wabona umumotari hafi aho ngaho ngo uze hano mu rugo tuganire umbwire ikibazo ufite. Ntabwo na n'ubu ngubu ndi kumva ukuntu bimeze. Ese uburyo cyagiye se wahise utwita se byagenze bite? Ntabwo wambwiye byagenze bite wahise utwita se? Alice nyine cyagiye mpura na Mutsinzi hahandi twari twagiye muri cya kirori urabizi twagiranye ibihe byiza turaganira turasangira kandi urabizi ko ku munsi wakurikiyeho nyine Mutsinzi twaratahanye tugeraniwe mu rugo twagiranye ibihe byiza ntago navaho ngo nkubeshye. Nyine Alice ntabwo sinabona ikintu mbivuga ariko rwose mumbabarire muntabare mumfashe ndebe ukuntu urabizi nda y'amezi 8 amezi 9 ntabwo nayikuramo nukuri sinabona n'uburyo mbivuga ubundi gutekereza kuba natandukana na Samson cyangwa se nyine nabuze n'uburyo nabimusobanuriraho. Ariko Gaju ibyo ntibicyo uri kuvuga uratekereza gutandukana n'umugabo wawe se? Oya ntabwo watandukana n'umugabo wawe kandi urabizi neza yuko nyine mwari mubanye neza ubuzima ni bwiza ntabwo mwatandukana gutyo. Oya ntabwo mwatandukana gutyo pe. Alice urumva nyine wowe bisa nkaho byoroshye urumva nyine kuri wowe urumva nta kibazo ariko ni ikibazo. Ni gute nabwira umugabo wanjye yuko ngiye kubyara kandi maze amezi 2 yonyine tubana? Ni gute nasobanura ibyo bintu? Gaju sinzi aho nahera nkuhumuriza ariko ndatekereza ugomba kugenda nyine ukamwikubita imbere nyine ukamusobanura ukamubwira ukuntu ibintu byose byagenze ukamubwira ko nawe nta yandi mahitamo wari ufite. Alice ibyo bintu ndatekereza ibyo bintu uri kuvuga ntabwo bishoboka. Umugabo wanjye ndabizi arakara vuba ahubwo ashobora no kunyica sinzi ukuntu nabisobanura
muri ako kanya mu gihe bari barimo bavuga ayo magambo, Samusoni nawe bitewe n'ukuntu yari ari kumva umugore wavuga mu minota mike yari ishize, nawe yari yataye umutwe bisa nkaho yabuze umugore we, nibwo yatungutse imbere ari kugenda ashakisha ahamagara Gaju. Samusoni yari ari ahamagara hirya no hino abaza abantu bose wahuye nabo, abaza ati nta Gaju mumboneye, ntawe mumboneye, nta mugore usa naho abyibushye ufite imbaraga nkeya uri kugenda mu muhanda wiziritse igitambara mu mutwe, igitambara cy'umutuku, ariko ibyo byose yagendaga abyivugisha kabone nubwo nta n'umuntu wari uri kumwumva. Ndaje ndabimubwira uko byagenda kose, ndaje ndabimubwira uko biri bugenda kose, nashaka nyica. Muri ako kanya Gaju yagiye kumva yumva telefone none irahamagaye, agiye kumva yumva ni Mugwaneza umuhamagaye. Alo Gaju, umeze ute? Umeze neza? Umeze neza ariko nyine ntabwo wabyumva, nyine ndi mu buzima. Oya Gaju mbwira nyine bimeze bite? Numvise Arisa amamagara arambwira ngo uri mu bibazo bikomeye, none mbabarira umbwire nyine byagenze bite? Nyine urabizi cyagiye tujya muri cya kirori, urabizi ko nari nagiranye ibihe byiza na Mutsinzi, tugatahana tukishimana. Nyine njye ntabwo ndi umunyamahirwe, kugeza uyu munsi nanjye nisanze mu bihe ntazi ukuntu byatangiye. Mu kwezi kwakurikiyeho nyine natangiye kubona ubuzima buhinduka, ubuzima burahinduka ku rwego rwo hejuru. Ngiye kwa muganga nsanga ndatwite, nyine nabuze ukuntu byagenze kubera ko nari nzi ko nafashe n'ibinini, ariko banza bitarakoze nisanze ntwite. None se Gaju, ushatse kuvuga yuko Mutsinzi ariwe waguteye inda? Ushatse kuvuga ko iyo nda utwite atari ya Samusoni? Nyine byihorere, ntabwo nabona uko mbikubwira, ariko nyine nuko nk'uko bimeze. Ahubwo ndi gusaba ngo wowe na Arisa mungire inama, murebe ukuntu mwamfasha, nkareba ukuntu nava muri iki kibazo. Rwose n'ukuri ndaremerewe, sinzi ukuntu nyine nabisobanura, nabuze nuko nabibwira umugabo wanjye Samusoni. Urabizi Samusoni yarankundaga, ni umugabo nkunda cyane, ariko nabuze ahantu nahera mubwira ibi bintu, nabuze ahantu nahera mubwira iyi nkuru. Gaju, sinzi ikintu nakora muri aka kanya, ariko byibura inama nakugira nuko ushobora kubwira umugabo wawe ko hari ahantu ugiye kujya mu mezi 2, ukamubwira yuko nyine hari ahantu ugiye gutemberera, byibura kugira ngo ube wavayo warabyaye. Sinzi buriya ugarukanye umwana byatandukana nuko wamubwira yuko ugiye kubyara mbere yuko nyine ubyara, biratandukanye nuko wamubwira yuko ugiye kubyara mbere. Arise nawe yahoze ari kumbwira yuko ngo ubuzima bugukomera, ariko ndaje nongere mpamagara Arise, ubundi turebe ikintu twakora, ubundi turebe ukuntu twakubwira wenda ukajya nk'ahantu runaka tukagusangayo tukagufasha ukabyara, ubundi ukazasubirana na Samusoni ufite umwana. Yabyakira, yakwakira n'umwana, ubwo mukabana, ariko nanone yabyanga, ubwo ugatangira ubundi buzima. Nta kundi byagenda, nyine ntabwo ari we wabihisemo, nyine byaje gutyo, nawe urabyakira. Mugwane, urakoze rwose kuri icyo gitekerezo cyawe. Ubwo nanjye ndi kubona Samusoni ari hirya no hino, ari kugenda, ndi kumubona imbere yanjye, yataye umutwe ari kunshakisha kuko nagiye kuhisha kugira ngo mvugire kuri telefone. Ubwo nari ndi kuvugana na Arisa, ahubwo reka mwegere, ubundi mubwira yuko nari ngiye hano hirya gatoya ku baturanyi,
ubundi yongera amere neza. Samuso, mugabo wanjye, nose meze bite ko numva uri kubusakuza uvuga gaju byakugendekeye bite? Sikone natangiye gushyira amatangazo mvuga ngo gaju wanjye namubuze se. Gaju wari wagiye he? Uvuye he? Mvuye hano hirya, mvuye hano hirya kwa Sandrine. Ngo rero sinzi, ntabwo nanagiye kure nyine. Nahoze numva uri kuvuga amagambo ufite n'ubwoba, ngira ngo nyine hari ikibazo ugize naho. Ntacyo ngaho, reka dusubire mu rugo. Ariko se ko mbona ntabwo ndi kwibaza, ndi kubona ubuzima bwarahindutse kubera iki? Gasho, hari ikintu usigaye se ubona kitagenda? Wambwira nibona hari ikintu kitagenda rwose, nta kibazo. Kitagenda pe. Ko muri ako kanya basuye mu rugo bagenda baganira, ariko n'ubundi Gaju yatinye kubwira Samusoni ikibazo n'ubundi yari afite. Yatinye kuyibuza ahantu ahera amusobanurira yuko atwite kandi mu minsi mike yagiye kubyara. Ubwo Gaju yageze mu rugo atangira guteka nk'ibisanzwe, avuga ati reka nteke, umugabo wanjye ndabizi neza yuko akunda ibirayi, ndetse akunda ibirayi bivanze n'ibishyimbo, reka aba ari byo amutegurira. Ubundi nava ku kazi, ahari buvire ku kazi ndabizi araza kubikunda. Gaju yarangije guteka, ariko imitima yamubanye myinshi, ari gutekereza kuba yava muri urwo rugo akaba yajya ahantu akabyara, yarangiza akazagaruka afite umwana. Ubundi Samusoni yabimukundira cyangwa se atabimukundira, agahitamo umwanzuro umwe. Ubwo Gaju yarangije guteka, afata isorori yaruriragamo umugabo we, ayishyira ku ruhande, yashyiramo ibiryo, arangije yandika agapapuro yandikiraho Samusoni ati, mugabo wanjye, mu buryo butunguranye masenge arampamagaye, arambwira ati ari kwa muganga, kandi ari kwa muganga aho yari ari mu gihugu cya Tanzania. Ubwo rero yantabaje, arambwira ati ni njyewe ari gushaka iruhande rwe, ndetse yahise ananyoherereza amafaranga. Arambwira ati ngomba kumusanga yuko byagenda kose. Ubwo rero nanze kureka ngo uze, kubera ko n'ubundi numvaga byihutirwa, nahise mfata y'amafaranga banyoherereje, ubundi ntega imodoka musanga muri Tanzania. Ubwo rero ntugire ikibazo, ibi bibazo nibikemuka uzabona ngarutse. Ubwo yamaze kwandika ako gapapuro, agashyira uruhande rw'isorori yari amaze gushyiramo ibiryo, arangije apakira imyenda ye yose aragenda.